Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment. Nkuko bisanzwe nangira mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Guys, noneho muri aka kanya ikintu nje kuvugaho ni ibintu biratangaje ku rwego rwo hejuru pe, ku rwego rwo hejuru. Okay, niriwe njya kure, niriwe njya guca mu bintu byinshi. Ikintu nje kuvuga muri aka kanya ni Miss Rwanda 2021. Abantu benshi ndabizi, abenshi bakurikirana showbiz nyarwanda cyangwa se entertainment yo mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Abenshi ni mu bantu bashimishwa n'igihe mbese na periode y'iki gihe cya Miss Rwanda cyo kuba turi gutora Miss Rwanda, kuko ni kimwe mu bihe biranga umwaka mu gihugu cy'u Rwanda. Mbese ni periode ibiri mu dushya twinshi muri icyo gihe cyo gutorwa kwa Miss Rwanda, mu gihe babiyamamaza, mu gihe babatorwa, mbese inzira nyinshi, step zose bagenda bacamo. Mu by'ukuri ntago hajya habura udushya, yaba mu kwiyamamaza cyangwa se yaba igihe baba bari gusubiza bimwe mu bisubizo babajijwe. Mu by'ukuri ntago hajya habura udushya, ntago hajya habura udushya twinshi cyane. Ariyo mpamvu byaje gutuma mbese abanyarwanda benshi bakundira irushanwa rya Miss Rwanda, kuko twavuga nk'aho hariho mbese ari bimwe mu bishimisha abanyarwanda, kuko ubundi mbere abanyarwanda twajyaga dushimishwa nyine amwe mu marushanwa ajyaga aba agashimisha abanyarwanda ku rwego rwo hejuru. Harimo irushanwa ryitwaga Primus Guma Guma Superstar, naryo riri mu marushanwa yashimishaga abantu, agashimisha abanyarwanda bitewe n'uko abahanzi nyarwanda bagiraga umuhate, bagakora cyane, baganashimisha abafana babo, dore ko bagendaga bazenguruka uduce twose tw'igihugu cy'u Rwanda. Rero nyuma y'ibyo ngibyo Primus Guma Guma imaje kuvaho, imaje kuzima, ndakeka nta kindi kintu gisigaye gitegerezwa buri mwaka uretse kureba Miss Rwanda uko izaba imeze, abakobwa bazitabira uko bazaba bameze, cyane cyane ko hatajya habura umukobwa umwe cyangwa se babiri b'abanyadukoryo muri Miss Rwanda. Abakobwa baza bagakundwa n'imbaga nyamwinshi, abakobwa baza bakavugwa muri social media, abakobwa babandi baza tutari dusanzwe tubazi bakaza kahita baba abastari, ndetse n'ababasanzwe ari abastari bakaza none muri Miss Rwanda none bakarushaho kuvugwa. Okay guys, none ikintu ngiye kuvuga, ntago ngiye kuvuga kuri ibyo nyine uburyo Miss Rwanda ikorwamo n'ibiki, gusa muri aka kanya nje kuvuga kuri video ziri kugenda zitrendinga, video ziri kugenda zisohoka za banyampinga muri yamamaza. Banyakubaha nyampinga b'u Rwanda bari kwiyamamaza 2021. Mu by'ukuri mugerageze mukore amashusho agaragara neza, then na sound mwite kuri sound, kuko nimba bababwiye ko urabona ko muri kino gihe urabona ko hari gukoreshwa system ya online. Rero nimba umuntu akubwiye ati ohereza video, please gerageza uyiteho uvuga utese koko ngewe ndi judge, iyi video nayireba ikanshimisha. Mureke gutanga video zidafite gahunda, kuko video muri gutanga ntago navuga ngo ni zose, ariko mu by'ukuri ari video zitameze neza, zidashimishije. Niyo yaba ari video nziza, ukabona video ni nziza, umukobwa ni mwiza, arakeye, ni inzobe, ni umukobwa akurura buri muntu wese, ariko sound ikabona nimbi, sound ukumva ni ibintu, ukajya kumva utunyoni, kumva ibisiga, ukumva ibiki, ugasanga umukobwa arimo avuga neza, ijwi ryiza, ari gutaka proje, avuga proje nziza, ukavuga uti dore umukobwa w'umuco nguyu, umukobwa mwiza, umukobwa w'uburanga, zira criteria ukabona umukobwa arazujuje, ariko sound zikaba ikibazo. Ibaze umuntu arimo aravuga akajya kumva ibisiga birimo biravugira muri video. Ni ukuvuga ngo ari amarushanwa barimo, ni amarushanwa ari international, amarushanwa akurikiranwa n'igihugu cyose, uretse n'igihugu gusa, ahubwo n'abari hanze y'igihugu. Ndakeka nshobora no guhamya nashidikanya ko yaba mu bihugu by'abaturanyi, ababa mu bihugu byo hanze bose bakurikira Miss Rwanda bakayireba pe. Ibaze noneho umuntu uzajya kubona bamwe mu bakobwa bari kwiyamamaza, bakumva nyine karite y'ibikorwa bari gutanga. Ni ukuvuga karite ndi kuvuga kuri karite ya audio ndetse na video bari gutanga. Please mwite kuri icyo kintu. Abantu muri kwiyamamaza mureke mujye kure y'ibyo bikeri, mujye kure y'ibyo bisiga, ugenda ahantu hameze neza, hatuje, niba ngombwa winjire mu nzu, ariko ndetse unashaka n'abantu b'inzobere muri ibyo bintu, abantu babizobereyemo. Ngo nakubwira ni wowe uri kwiyamamaza muri Miss Rwanda utaramvugisha kuri nimero yanjye 0782 007152,
ndagira ngo mumenyeshe ko wagoswe. Muri aka kanya ushobora kuhita umvugisha nkaza nkagufatira video nziza, amashusho meza, sound ikamera neza, ku buryo ishobora kuba ari video ishobora guhangana ku rwego rw'igihugu, ariko tugakomeza kwirinda ibyo bikeri, ibyo biri kuvuga biri kwangiza video muri gutanga. Please mwite kuri icyo kintu, mwikumva ko babasabye ngo video y'iminota 3, nimba basabye video y'iminota 3 ntabwo babwiye ngo nyine mupfe kohereza, ntabwo gupfa kohereza. Miss Rwanda ni ikintu gikomeye cyane. Ibaze nko guca kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda, televiziyo ya mbere mu gihugu, nyine ukaba ugacaho nawe ubwawe, navuga ngo utari proud y'uburyo wagaragayemo. Byibaze nawe. Niyo mpamvu mugomba kwita kuri icyo kintu guys, mugomba kwita kuri icyo kintu. Nimba uri mu kintu wakigiye mugikunze, gerageza noneho unaharanire gutsinda, ukora ibintu byiza. Twebwe turahari hano ngo tubashyigikire, turabafana, abakunzi banyu turahari, turabafana, ndetse n'abashaka ko tubafasha kwamamaza turahari. Nta kintu tutari bukora, ariko mugerageze mureke dutwike, dukora ibintu byiza cyane. Miss Rwanda 2021 igomba kuba ari umuriro, cyangwa se nk'aya mvugo igezweho yo gutwika. Tugomba gutwika tugakora ibikorwa byiza, ibikorwa by'indashyikirwa, dore ko noneho amaproje abakobwa bari kuzana, noneho ntabwo abaho abakobwa ari gutanga proje zimwe zirenze ku rwego rwo hejuru kabisa. Iyi Miss Rwanda yo iraza ari iryango ry'iraza ari simusiga, kuko ari abakobwa. Ndakeka noneho kwa kundi tujya tuvuga ngo Miss Popularity n'uyu, hano ho hagiye kuba, nimba navuga ngo hagiye kuba inamba simbizi, kuko iyi Miss Rwanda hajemo abakobwa nshobora kuvuga ko bazakundwa ku rwego rwo hejuru. Hari abasanzwe bazwi, hari n'abari kugenda bamenyekana none bafite utuntu bashamikiyeho twinshi kandi turemereye. Nk'urugero nababwira nk'umukobwa uri mu kinyafu yigeze kwitabira Miss Rwanda mu myaka yashize. Uyu no mukobwa uri mu kinyafu ya Bruce Melody. Ushobora kuvuga ko ari nka platform nini, cyangwa se ni ikintu kinini ashobora kugenderaho, akaba yabona abafana, akabona abakunzi, akabona abamushyigikira, akabona abamutora. Aje muri interview runaka akavuga ati njyewe nagiye, yabona abantu benshi bamutora, bamushyigikira. None si uwo gusa, hari n'abandi bari kugenda bagarukamo babanje kujya mu myaka yashize. Hari nka Miss Gaju nawe yatangaje ko azagaruka, ndetse n'abandi. Hari n'abandi bakobwa tutaramenya muri aka kanya, ariko mu minsi iri imbere tuzaba twatangiye kubabona batrendinze ku mbuga nkoranyambaga. Guys, mwirinde icyo kintu kabisa. Ikintu nabasaba, mugerageze mutange ibikorwa biri karite, natwe turi amashushanyo tunabona ubwiza bwanyu neza buryoshye, twumve n'ijwi ryanyu rituje, nta kintu kituderanze. Turashaka kumva amajwi yanyu meza rwose, dore ko murayafite. Ubundi mbere byabaga bigoranye, kuko wasangaga nk'urugero muri presection ugasanga nyine abantu baje muri Miss Rwanda, abari kwiyamamaza, mukaza aho ngaho mukajya imbere ya judge, bamwe bakaba bafite ubwoba, bamwe mbese ibaze noneho wowe aho urahagaze uri kumwe na director gusa uri kugukamera agufata amashusho. Mu by'ukuri aho ngaho nta bwoba na buke wagira, ahubwo icyo mugomba gukora na director wawe ni ugutekereza ikintu cyiza kiri buze kuba cyiza kurusha ibindi byose. Apana gukora ikintu byo kwiranja. Mureke kwiranja, mukore ibintu biri karite, ibikorwa biri karite. Mukore ibikorwa biri karite kugira ngo namwe mubashe kugera ku ntsinzi. Okay, so guys, reka ndekera aha ngaha, kandi reka nshimire mwebwe muri gukomeza kunshyigikira mu bikorwa byanjye bya buri munsi. Reka nshimire kandi wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment, kandi ndabasezeranya ko mu minsi iri imbere tugiye gutangira kuzadukoresha amashusho agaragara, amashusho meza. Mugiye gutangira kuzamutubona ku mashusho, tugiye gutangira kuzadukora ama live. Hari ikiganiro cyiza cyitwa Murandasi kigiye gutangira kubageraho vuba aha ngaha kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe utazigera ucikwa, kuko ibyiza mbafitiye muri uyu mwaka ni byinshi cyane. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.